Ese ni iki gituma inyamaswa iba mbi cyangwa itinywa? Ese ni ubunini bwayo, imbaraga zayo cyangwa uburyo ibamo? Muri iyi videwo ntituribanda gusa ku miterere y'inyamaswa, ahubwo turareba uburyo zibaho, uko zihiga, uko zirinda aho zituye n'impamvu zitera ubwoba abantu n'izindi nyamaswa. Guma hano kugeza ku musozo kuko inyamaswa iri ku mwanya wa mbere ifite imyitwarire itangaje cyane. Iyi ni Igisobanuro TV. Igisobanuro TV, across the land, together we rise, together we see, the future is bright with Igisobanuro TV. Ku mwanya wa 10 turahasanga inyamaswa yitwa ingwe. Ingwe ikunda kuba yonyine, ntikunda kubana n'izindi nyamaswa zo mu bwoko bwayo. Iyo ihiga yihisha ku byatsi cyangwa ku biti, ikarindira umuhigo igihe kirekire. Iyo imaze kuwubona iwutera itunguranye. Ubushobozi bwayo bwo kwihisha no gutera itunguranye nibwo buyigira inyamaswa itinywa cyane. Ku mwanya wa 9 imvubu. Ku manywa imvubu imara igihe kinini mu mazi, nimugoroba cyangwa nijoro isohoka igashaka ibyo kurya. Imvubu igira umujinya ukabije kandi irinda cyane aho iba. Iyo umuntu cyangwa n'inyamaswa biyegereje ishobora guhita ibatera. Ku mwanya wa 8 inzoka ya Black Mamba. Iyi nzoka yo mu rwobo, mu biti no mu bice bishyushye, ntikunda gutera abantu idatewe ubwayo, ariko iyo yumvise irikanga irarwana. Uburozi bwayo bukora vuba cyane bigatuma imwe mu nzoka zitinywa cyane ku isi. Ingona iri ku mwanya wa 7. Ingona iba mu nzuzi no mu bibaya. Ishobora kumara igihe kinini itimuka itegereje umuhigo wayo. Iyo inyamaswa yegereye amazi, ingona iyitera mu buryo butunguranye. Ni umuhigi ugira kwihangana kudasanzwe. Ku mwanya wa 6 imbogo. Imbogo ziba mu matsinda. Iyo imwe muri zo itewe, izindi zirayitabara. Zitandukanye n'izindi nyamaswa cyangwa se izindi nyamaswa zihiga mu ishyamba. Iyo izindi nyamaswa zitewe zirahunga. Imbogo zishobora kugaruka zikarwanya umwanzi. Imyitwarire niyo ituma ziba inyamaswa zitinywa cyane kuko zikorera mu matsinda yazo ubwazo. Umwanya wa 5 inzovu. Inzovu zibana mu miryango iyobowe n'ingore. Zirinda cyane abana bazo. Iyo hari ikibangamiye umwe muri bo, zose zihuriza hamwe zikagirwanya. Imbaraga zazo n'uburyo zirindana nibyo bituma zitinywa cyane n'abantu cyangwa se n'izindi nyamaswa mu isi. Ku mwanya wa 4 idubu yo mu rubura. Iri dubu riba mu bice bikonje cyane. Rishobora kugenda urugendo rurerure rishaka umuhigo. Rifite imbaraga nyinshi kandi ni umuhigi ukomeye, ndetse ibi birenze uburyo wabyumva cyangwa se wabyiyumvisha. Umwanya wa 3 intare. Intare ziba mu matsinda, zifatanya guhiga no kurinda agace kazo. Iyo hari umwanzi wegereye aho ziba cyangwa abana bazo, zihita ziramurwanya cyane ku buryo birenze uko ubitekereza. Intare kandi nubwo bigaragara ko ari inyamaswa ikaze, ntabwo ari inyamaswa ikaze cyane kuko iyo imvubu irakaye ibasha rwose kuyinesha. Umwanya wa 2 Great White Shark. Iri ni ifi riba mu nyanja. Rikoresha ubushobozi bwo kunuka no kumva ibinyeganyega mu mazi kugira ngo ribone umuhigo. Ritera umuhigo mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Iyi ni ifi kandi iyi fi rwose iba ifite amayeri menshi yo kwirwanaho ndetse no guteza ibyago byo mu nyanja cyangwa se mu mazi. Umwanya wa 1 turasanga akanyamaswa gatoya Honey Badger. Nubwo ari nto, Honey Badger niyo nyamaswa ifite ubutwari budasanzwe. Iba yonyine kandi ikirwanaho igihe cyose. Ihiga inzoka, ikarwana n'inyamaswa ziyirusha ubunini kandi ntikunda guhunga. Niyo mpamvu ifatwa nk'imwe mu nyamaswa zitinyuka kurusha izindi ku isi. Iyi nyamaswa kandi yitwa Honey Badger
Iyi ni inyamaswa rukumbi, uko inyamaswa yaza yonyine, uko yaza imeze kose, uko zaza ari amatsinda menshi, iyi ntishobora kuzihunga habe na mba, ahubwo ihangana nazo paka ipfuye cyangwa izishe, ibintu ni bibiri yo igahitamo kimwe. Muri izi nyamaswa zose ni iyihe yagutunguye cyane? Andika igitekerezo cyawe mu bitekerezo cyangwa se aho twita muri komenti. Niba wakunze iyi video kanda like, ukande subscribe kugira ngo uzajye uhita ubona ibindi biganiro tukibishyiraho, uyisangize n'inshuti yawe.